urumva nyine umwaka warashize umaze gushira ndataha nyine ngaruka mu gihugu ko numva abakira ari danje nyine abakire ntago ari abana beza gusa ntago ari bose ariko ngewe nyine uriya kubera ariwe nabashije guhura nawe cyane ntago ari umwana mwiza pe imubabarire ko nanjye namaze no kumubabara nyine nubwo biba bigoye kugira ngo ubabarire umuntu nyine ngo ikintu kikuvemo burundu bite n'urya kubabaje. muraho mumeze mute mumeze neza reka tubaye ikaze kuri Miss Element. Uyu munsi twabazaniye umwana w'umukobwa sinzi amazina yiwe n'ubwa mbere mubonye tumaye ikaze kuri Miss Element. Bakwita nde? Murakoze. Urifate nari amazina yanjye nitwa Iradukunda Jeannette. Ego ndi umukobwa ndi umunyarwandakazi. Ego. Uvuka he? Mvuka mu karere ka Rusizi. Ego konyaga. Uvuka Rusizi? Ego. Okay. Ahitwa ute? Mvuka mu murenge wa Giheke. Ego. Mu murenge wa Giheke? Ego no mu rugo. None se ubu waje hano ariho uvuye? Oya ubu ngubu naje nturutse nanga i Kigali none ibera. Ubahe nyine Ikigaragana? Mbi Kigali hariya mu Busanza Kanombe. Niho ba? Ego. Umugore uri umukobwa? Ndi umukobwa nabivuze. Umukobwa. Yego. Kigali bimazemo imyaka ingahe? Rero kusobanura igihe nyimazemo bijya bingora kubera ko ndaza nkongera ngasubira mu rugo nkongera nkagaruka. Ariko nyine imyaka ibiri igiye ubu ngubu nibwo igiye kuzura neza aho nari narasubiriye nyine mu rugo aho ngarukiye imyaka ibiri igiye kugera. Ego. Nkuko nabibabwiye bakunzi ba Miss Element umva nta nkuru nazabazanira. Uyu mwana w'umukobwa namuzanye hano ngo dusangize inkuru y'ubuzima bwe. Yaramamagara arambwira ati ngiye mfite inkuru nshaka gusangiza abanyarwanda kazi abantu bose. Ubwo rero umva karibu rwose uvuga buri kimwe cyose umva inkuru yawe yibabwire. Murakoze ngewe inkuru mfite aka kanya ni inkuru ivuga ku muririmbyi witwa Aline Gahongayire. Ego Aline Gahongayire nyine twarabanye. Mwabanye nk'iki? Nari umukozi we ariko mu by'ukuri kugira ngo mbanze kujyayo mbe nk'umukozi ntago ari byo byari binjyanye kuko bwa mbere yanjyanye ambwira ko agiye kumfasha mu kuhagera mpageze nyine ntabwo yabikoze nk'uko nyine ari yabinsezeranyije ahubwo nese mba umukozi. Ego. Kugufasha iki? Mu bijyanye n'icyo umuhanzi nawe? Oya yaragiye kumfasha nyine mu buzima andirire kwiga nanjye nyine ndebe yuko nagera ku rundi rwego. None se Aline Gahongayire niba ari na Gahongayire nta n'uwonzi nibwo nanamwumva. Mwamenyanye gute nyine kugira ngo bibe ngombwa ko gusaba ko agomba kugufasha mwamenyanye gute byagenze bite? Ari ahantu nabaga hari Kicukiro umumama waho nyine wo muri icyo gipangu nabagamo bari inshuti. Rero niwe wamuje nawe amubwira nyine ubuzima bwanjye aramubwira ati nta kibazo uwo mwana wamuma nkazamufasha nyine. Ubuzima yamubwiye ni ubuhe buzima wabaye mu buhe buzima byari bimeze gute kugira ngo ujye kwa Aline Gahongayire kugira ngo ujye? Urumva nyine aho hantu nari mbeho mu buzima bubi kuko nacuruzaga n'agataro iwacu. None se ni wavuye mu cyaro ukaza kuba kuwa mama? Navuye mu rugo njya kuba kuri uwo mumama. Ni ubuhe buzima nyine byagenze bite kugira ngo baguhererekanye nyine kugira bakunde bagufasha? Urumva nyine uwo mumama aho muri icyo gipangu nabaga yarebye uburyo nari mbayeho ncuruza agataro njya gukora n'ibintu by'ibiyede abona nyine ntago ari ibintu bimbere none nari nkiri na mutoya. Yego. Oya nyine hari ukuntu ureba umuntu ukuntu angana. Oya ntago ari ukuvuga ngo kuba wenda nari mwiza cyangwa iki ukuntu nanganaga nari mutoya. Urumva we nyine aravuga ati ibi bintu ukora no ku myaka we ntago bihuye wagakombye kuba uri kwiga cyangwa wenda ukiga nk'umwuga. Ni muri ubwo buryo yese nyine ambwira ati naguhuza n'umuntu ujya ufasha abantu nawe akagufasha. Ubwo nyine nibwo yahise ampuza n'uwo Aline. Aline arambwira ati nta kibazo waza kuko na mbere y'uko njyayo nabanje kujya aho akorera hariya ku Gisimenti. Niho akorera? Ego. Niwambwiye ngo n'umuhanzira? Ni umuhanzi ariko afite na office yiwe yakiriramo abantu nyine baje bamugana. Oya abantu baje bamuvagana nyine wenda bakeneye nk'ubufasha. Ego. Ubwo nyine nanjye naragiye turaganira icyo gihe ndakeka yaranafashe n'amavideo. Nyuma nyine nibwo yaje kumbwira ati genda nzakubwira igihe uzazira mu rugo.
nagiye nyine naciyeho nk'iminsi 3 abarampamagaye njya mu rugo iwe ariko nyine mu rugo urumva nagiye ngiye gufashwa ntago nari ngiye nk'umukozi. Wari ugiye gufashwa? Ego. Mu kuhagera nyine nibwo yahise angira umukozi, mba umukozi we nyine nkajya mufasha imirimo yo mu rugo ariko mu kuhagera ntangiye kuba umukozi ntago yatangiye ampemba. Ako nge ndumva nta kibazo kirimo kuba yarakugize umukozi, ahubwo byaragenze bite? Ndumva none se kuba umuntu yaragufashije akakugira umukozi hari ikibazo? Oya nyine nta kibazo ariko mu by'ukuri nta nubwo nabyo twe twumvikanye, ibyo byo nta nibirenze kuko nta muntu utakora. Cyangwa urakarara wagezeyo wigira bimwe by'abakobwa wanga kumvira nyine. Urumva iyo umuntu ageze mu rugo rw'abandi saba ari kwa nyoko ugomba kugendera ku mabwiriza yaho, ku mategeko yabo. Cyangwa waragiye wigira agashinzi, niba wenda waracuruzaga ku gataro wumva ko nyine wiyigira shwi wavuga ati wenda ninjizaga ibyo bibiri byanjye nuje meze neza. Oya ntago ariko bimeze, ntago nigeze ngerayo nyine ngo nigira agashinzi nk'uko bivuga, ahubwo nyine nagezeyo n'ubundi ndakora ariko nyine ubwo nakoraga ntago yatangiye ampemba, ahubwo nyuma nibwo mama we yamubwiye ati uyu mwana ntago yabaho gutya gusa jya ugira amafaranga umugenera. Rero nyine arine arabyumva atangira yabanje kuma 15 nyine niyo yampembaga, turakora ndakora nyuma kuko nahamaze imyaka 3. Twamaranye igihe urumva nahamaze imyaka 3 ariko hakaba hari n'undi mwana wahabaga muri famille yabo. Rero nyine ni story ndende ntago umuntu ajya kubicamo byose ngo bikunde ariko nyine ndagenda mvuga bike bike. Ubwo haje kugera igihe nyine aza gutaka ko yabuze amafaranga. Ese n'ubwo rugo rw'uwo Aline Gahongayire ni Marina Gahongayire wahabaga uri umukozi umwe na famille yahabaga n'uwo niba ari umumama mwabanaga gusa? Oya harimo famille ndende, hari mama wiwe, hari umukazana we aba mu rugo kwa mama we. Ubundi uwo Aline Gahongayire ni umugore ni umukobwa niki? Nyine sinzi ikintu namwita, niba ari umugore niba ari umukobwa nyine uzi impamvu se? Mwabanye naguze icyo ari none se gusa wenda navuga ko ari umumama kubera ko yigeze ashaka aradivorce. N'umudivorce? Ego. Ubwo ari ibana n'umudivorce nyine, kumwe abantu badivorce bakaba bafitiye ikofi rya. Ubwo yahise yigira iwabo mu rugo amaze gutandukana n'umugabo we. Ubwo yakujyanye iwabo mu rugo? Ego kubera ko niho nawaba. Ariko nyine mu kunjyana iwabo mu rugo niwe urumva niwe wari uhanje nyine ngo njye kumukorera. Ego. Nandi kumva hari aho uri kubigoreka ngo ugiye kumukorera ngo agiye kugufasha. Nyine nyuma yaho niwe nyine twaraganira ambwa ati rero ugiye gukora. Nibwo nyine nanjye nese ko niyacyanda avuga ati reka mukorere nta kibazo. Ego. Ubwo nyine narakoze nyuma yaho ariko nundi akajya atukana cyane kuko hari n'igihe twashwanaga nkagenda kongera akampamagara nkagaruka. Ubwo nyine rimwe nibwo yaje gutaka ngo yabuze amafaranga. Utaragera ku kibazo cy'amafaranga ubu tuvugana ufite imyaka ingahe? Mfite 21. Ufite 21? Wagiye kuba ku Gahongayire ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka nka 18 gutyo. Aha. Baba bakugeretseho amafaranga? Baba bangeretseho amafaranga ariko mu by'ukuri ayo mafaranga nta nubwo ari njye wari wayatwaye, ahubwo yari yatwawe n'umwana muri famille yabo wahabaga kuko urumva ni urugo rwabagamo abantu benshi, nta nubwo ari kumenya uwatwaye amafaranga niba ari yanabuze koko. Ariko nyine baje kureba neza basanga uwo mwana we wayatwaye ariko njye n'undi kubera ko bamaze kubibona abaribu bamaze kugera aho mu rugo bamaze nyine no kunjyana. Kunjyana muri RIB. Yari amafaranga angahe? Yari amafaranga 100,000. Izina rya Yesu. Abaravuze ati mu mumfungire. Ngo ni mu mumfungire. None iyo baravuze ati ni mu mumfungire gusa wenda bikarangira. Yarazaga akabwira abaribu ngo ni mu nkubitira imbwa. Bakankubita ahagaze aho ngaho areba na murumuna wiwe wo kwa se wabo. Bagaseka ngo ni mu nkubitira imbwa. Noneho hari umuribu ntago mvuze izina ryiwe byaba bibi, aramubwira ati basi mumfashe ngo mwazakamera nk'imyaka 5. Uwo muribu ariko avuga cyangwa? Oya arari n'ubibwira uwo muribu ngo mumfashe mwazakamera nk'imyaka 5. Ariko nyine we ibyo yashakaga ntago ariko byagenze kubera Imana. Ubwo se
wafungiwe hajyo ubwo ni kuri ribu nafungiye kuri ribu ya Kanombe. Kanombe nyine urumva byararangiye banjyana Imageragere. kubanza uribanda aho hantu hose wayaturuka tu none se ntago ari ukuvuga ngo ni ububanda ahubwo ni Imana yonyine kuko kugira ngo ubone uvuye mu maboko nyine y'ubushinjacyaha y'ubugenzacyaha mbese aba ari Imana kuko twe ntago twabyishoboza bitewe nyine wenda n'umuntu uburimo arakurega. ubwo bagufunze ufite imyaka 18. Ego umaraye mu mwaka namaze mu mwaka uri muri gereza Ego. ugimfungure cyane n'igikoma kitarimo isukari. urakizi ndakizi cyane. Urumva nyine umwaka warashize umaze gushira ndataha nyine ngaruka mu gihugu. uko numva abakira ari danje nyine abakire ntago ari abana beza gusa ntago ari bose ariko ngewe nyine uriya kubera ariwe nabashije guhura nawe cyane ntago ari umwana mwiza pe. Ego sha ndumva inkuru yawe sibyo wenda nagihamya mfite kigaragaza yuko ibyo binari nabyo nicyo nanabikoraho gusa pe niba yarabikoze Imana imubabarire. imubabarire kuko nanjye namaze no kumubabara nyine nubwo biba bigoye kugira ngo ubabarire umuntu nyine ngo ikintu kikuvemo burundu bite n'uburyo yakubabaje. none se bakigufungura nyine bagufunguye bigenze bite wari wasenze se nyine byari bice mu zenzira kugira ngo bakubabarire basanze ibimenyetso bitagufata byagenze bite? Urumva ngewe kugira ngo mfungurwe narafunzwe ariko umwaka urashira ariko umwaka mu gushira natekereje wenda ko umuribu wabikoze kuko hari utundi tunagendaga nyine ashyiramo kugira ngo ya myaka ari namubwiye ngo bankatire aribe ko bayima ariko siko byagenze nyine nageze mu nkiko ndaburana bankatira umwaka. Ni wowe wiburaniye cyangwa ngo ufite abavuka bakuburaniye? Oya ni njye wiburaniye. Ego ndagenda nyine bankatira umwaka umwe ndagenda ndawukora urarangira ndataha. Ubavuye mufite imyaka 19? Urumva kwa Gahongayire nagiye mfite nk'imyaka 18. Ubu mfite 21. Unamenya kubibara ngewe. Okay. Ari inkuru ndende. Ni inkuru ndende. Ubona baragufunguye. Mbona ariko urumva nagiye kubona mbona baramfunguye ariko nari nzigiye nzatahiraho. Wari ubizi? Yego nari mbizi. Ni wowe wifunze se? Oya kandi barankatiye. Iyo bagukatiye ese kumbe iyo bagukatiye bakubwira igihe uzatahira? Igihe wegiye wafatiwe ubukizi. Itariki wafatiweho nyine ribu yaje kugufata. Niyo baba bazagufungurira. Niyo bagufungurira. Ariko nyine ngiye nagize amahirwe make nyine harengaho icyumweru. Yewe pole di. Ariko nubundi kubera Imana naratashye. Bakigufunga nyine bitewe nuko se wenda kambi bifate ko warenganaga simbizi. Bakigufunga wiyumvisha gute wumva gumeze ute nyine byagenze bite wari umeze ute nyine nk'umuntu bafunze kandi arengana? Uzi bamfunga se? Njye numvaga nta n'ikibazo mfite ndi kuvuga tubundi kuko bari kumbeshyira ndagenda mite nitahira. Urumva nagengera muri ribu nyine nsanze mabandi mfungwa ngenzi zanjye. Nabujya babikatira umwaka nubwo aba ari 40 ni umwaka. Urumva nsanga nyine imfungwa ngenzi zanjye zo ziba zaranamenyereye. Njya numva iyo ugiye muri gereza bwa mbere imfungu usanzemo ziragukubita nawe wagukomaguye. Nje nta muntu wegeze unkubita niba ari ukubera ko nyine ubundi nagezemo imbere bamenye bavuga ati ngo niwe Ngarine Gahongayire ngafungishije. Urumva ndibaza se babimenye gute ko narindi nyuma bo barimo imbere ariko nyine amakuru agenda bageraho. Ubu nta muntu numwe yagukubise inkonje? Nta muntu wigeze unkubita wari ufunze ahubwo nagezemo banyakira neza bampa ibigori none uko narenze yuko oya ntago nabiriye nenze ko ndi buhite nitahira navuga ati nge nta bigori nararya. Umunsi bagufunga waraburaye ati sinabikoza naraburaye umva none narageze mpita niryamye ndabatereka mbe ndyamye mu gihe bataraza kunyura. Hari harimo agakeka gato nako kashwanyaguritse. Iyo umuntu bamufunze nkawe bafunze wenda ntago umucireho iteka Imana inambabare ko mbikubajeje pe ntago mbikwifurije sibyo nyine byararangiye. Ubwo barara kuri sima bakuraje kuri sima urara kuri sima ariko nyine abantu bari bamenyereyemo hari harimo agakeka gatoya niko bararaga noneho wowe ukihagera widwanaho nta kintu bagufasha ntacyo iyo ufite ako kenda urakarambura cyangwa agatenge. Oya nyine wewe wishakira ibyawe niba ubifite uriyorosa waba utabifite nyine ukararuka. Iyo bagiye kugufunga bagufungana imyenda nyine hari umuntu ugira amahirwe wenda akagira nk'umuntu uhita uyimuzanira
iyo kuzaniye uba wemerewe no kuyisasa ukayiraraho cyane cyangwa nk'umuntu uba uzi ubwenge bisobanukiwe neza iyo bagufunze ngakora imyenda wihita uyifata ukayitwara nk'uko iyo utaba mu rugo ahantu uba atari iwanyu uhita utwara imyenda yawe nyine mukajyana ariko njye ntabwo nari nzi uko nyine ndi bugume murenze uko ndi bite nitahira kuko uzi neza ko warengana pole nyine nta kundi ihangane uko nabivuga niko bimeze ibintu byose tuba tugomba kubicamo none se ubwo nyuma yo gufungurwa wagiye urumva amaze gufungurwa nahise nyine ntaha hari umumama w'inshuti yanjye niwe twari turi kumwe n'ubundi imageragere watashye mbere ariko w'umukire yego Nyagasani barabafunga cyane uwo mama ndanamushimira nyine dutahane nawe waduhaye tike ducyura n'undi mwana twari turi kumwe kandi yarafunze oya yari yatashye mbere ariko nyine adusigira nimero ze aravuga ati nimutaha muzampamagare nta kibazo mbategere abarabategeye none se ko wabaga kwa Aline Gahongayire ubwo watashye ujyayo urumva nyine naratashye uwo mama turamuhamagara atuye Kimironko aduha tike nyine tujya kurara iwe mwaje kurara yego nyuma yo gufungurwa kandi ari Aline Gahongayire wagufungishije siko mbwiye yego sinabizira kandi ari bo bivuze niko bimeze sinamuzi wa Aline Gahongayire nago nyuma yaho ufungurwa yagukurikiranye ntago yigeze nkurikirana ahubwo ngiye kubera ko imyenda yanjye yose yari yarasigaye yo naramuhamagaye naramuhamagaye mwaka ibikoresho byanjye arambwira se ngo ni wowe wati yigo nese ngo waje ryari nyine mubwira igihe naze ndamubwira ati rero njye nashakaga imyenda yanjye n'inkweto byasigaye aho ngaho arambwira ati njye ibyo ngibyo ntago nabimenya ibyo ntubimbaze ambwiye gukina nawe ndamwihorera ariko mu by'ukuri birambabaza yego nyine umuntu akagufungisha ukanamukoringa ngo naguhe imyenda none se wagombaga kumuhamagara urumva narinje nta kintu nari mfite imyenda yanjye nari nzi yuko yahasigaye hafi ya yose nari kuzwa n'iki kumuhamagara se ndumva nyine warahuritse ubu se ubarizwa he ukora iki byibura se Imana guteye iteka hari akantu wenda byibura waba ukora se ubu nyine n'ubundi ubuzima buracyari bwa bundi ndi mu Busanza niho nicumbikiye no nyine hari umumama tubana n'ubundi oya nagasubiramo se reka narakazinutswe oya reka ni ukuri nta bintu by'ububandi nyine urabizi ko muri iyi si umuntu wese anirwanaho si no kuvanga ububandi hari ahantu mfite mba nta kibazo gusa nubwo nta byo gukora byari byaboneka nk'ahantu hanga ukoze ikiganiro uvuga kuri Aline Gahongayire aha ni aha gatatu yego naribi banyarwandakazi mwumvishe inkuru y'uyu muntu ni ukuri pe mwakoze kubana natwe mbega urumva warahohotewe pe yego nta kintu twabikoraho nyine nubireba yavuga ati Imana ishimwe ubwo wagize ute wafunguwe amahoro ntabwo ari niba hajyawe no gusaba ubuvugizi iyo uza kuba wenda nyine hari ibindi bintu umuntu ari kugusabira ubuvugizi ariko ubwo watashye amahoro ndumva nta kindi umuntu yarenza nta kindi ndanabishimira Imana ko hari benshi nabonaga bagwa muri gereza nkavuga ati Imana uzamfashe ngiye sinzayigwemo yego nyine wakoze kuduha inkuru yawe twisangije abanyarwanda abantu bose bakurikirana Miselemeti murabyumvishe sibyo yego ngaho igira icyo ubwira abantu bo kuri Miselemeti maze dusoza ikintu nabwira abantu cyangwa se baretse gato gira abantu inama b'abakobwa bagenzi bawe bakora akazi ko mu rugo inama nagira abana b'abakobwa bakora akazi ko mu rugo ikintu cya mbere ni ukwihangana kuko pe karagora cyane ku rwego rwo hejuru ni ukwihangana ikindi niba ukora ahantu ukabona ntibiri kuvamo pe isezera utahe hakiri kare uko nanjye iyo nza kuba naramenye ubwenge singomeze nigundiriza hariya kuko hari igihe twashwanaga nkavuga ati reka nkomeze ngerageze nkavuga ati n'ubundi ntabwo ari iwacu reka nkomeze nihangane pe ibyo bintu jya ufata umwanzuro ugende bitaraba bibi ahubwo ndumva ariko nabyo nacyo oya niko bimeze kuko hari igihe uvuga ngo urihangana kuko umunyarwanda avuze ati ngo akiziritse ku muntu birangira kawugutuye niko bavuga ariko mugani abakozi bo mu rugo kenshi barabeshyerwa cyane hari igihe ikintu kibura bakumva ko uwo muntu nyine kuko hakora we bagomba kugira ute kugishyira ni kubera ko ari we nyine urubanda rwo hanze atari uwo muri urwo rugo atari uwawe
nyukuri mwihangane abahuye n'ibibazo bagenzi bawe njye nasezeranyije abantu bo kuri misere yuko njye nta nkuru nazabazanira buri muntu wese niba ufite impano ese uri umuhanzi ese hari ikintu cyakubayeho inkuru y'ubuzima bwawe wemerewe kuza kuri Miss Element ukayitambutsa agahinda kagashira sibyo welcome muzaze dushyikirize inkuru abanyarwanda n'abantu bose badukurikirana rero wakoze sheri wakoze kubana natwe gusa nyine ugume wihangane nicyo nakubwiye niko bimeze wihangane kandi dushimira Imana yuko yagutabaye ukava muri gereza udapfiriyemo umugani wawe cyane naho ubutaha nakagaruka ciao ciao